Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mfite n'abandi bana bari kwiga muri Nyanza Technical School bageze mu wa gatanu. Urumva ko n'agafaransa ngerageza kukavuga cyane kubera mwebwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ngira ngo nta kubera kukundi mbahaye iminsi mike ikibazo mukaba mwagikemuye. Nitwa Habyarimana Joseph, nkaba mvuka mu ntara ya Burengerazuba, akarere ka Rusizi, umurenge wa Gikundamvura, akagari ka Kizura, umudugudu wa Kamabuye. Nkaba ndi perezida wa koperative Umucyo y'abaDS b'abasaza bari basigaje guhambwa iyo tutagira imiyoborere myiza. Iyo koperative akaba ari y'abaDS, akaba ari y'abasaza bitwa abaDS bahabwa inkunga za VUP kubera intege zabo nkeya. Mbere muri leta ya mbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu narinze ubwenge bw'igitangaza, najyaga mbo wa mbere cyangwa wa kabiri, ariko wapi iyo leta yironda koko yironda karere iranzonga pe. Nambuka hakurya muri Kongo naho hatari hashobotse, wajyagayo burya yo perezida asuzugurwa n'igihugu n'abaturage be barasuzugurwa. Batwitaga ngo ni Petit Kayibanda, ngo yo Petit Kayibanda yakawa, ukayoberwa n'ibyo bakubwiye. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu Munyarwanda yahawe agaciro aho umuntu wose akandagiye. Ejo bundi igihe mwatugabiraga imodoka nyakubahwa Perezida wa Repubulika, burya naje kuguma n'abakongomani gatoya bari baje kureba ibitangazo ujya ukorera abanyarwanda bawe, nibwo bambwiraga ngo wakudupatiya Paul Kagame atungoza omwe myaka 2 banduke. Ndi bongo ndi mutamupataje ni bongo tulisha wina tulisha pata presidente wa kukamilika inye hamuweze pata sayi. Turabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ya modoka rero haje kuza imashini bikora umuhanda Gikundamvura, umuhanda hari hameze nabi cyane, nta muhanda wahabaga. Burya y'umugeni aje nyine baranakubura, hahise haboneka imodoka bita Caterpillar. Hari abantu baho rero ntibari bazizi, babonye za Caterpillar yateruye igitsinzi cy'igiti. Hari abari bagiye kubagara imyumbati barimo abitwa Banzovu, ati reka turebe iriya noneho ko kiriya giti cy'imbere gishobora, ikakibangatana nk'ijugunya akantu k'akaburebure. Nabinyuma impundu ngo Paul Kagame arakaramba, dore noneho ibitangaza. Bategereje iriya tariki ya 4 kuko babisabye abadepite. Twaranditse, twabaye mu bambere kwandika kuko twabonaga nta cyaduhesha aya mahirwe. Ntabwo amahanga rero abanyarwanda tumaze gukamirika, ni ubwenge bwacu dukoresha, ntabwo tuvumba hanze cyangwa ngo tujye kumva inama zitatwubaka. Ubu turi abademokrate kabisa. Ya modoka nta mahanga rero tugomba kuvumbaho ibitekerezo byo kwiyubakira igihugu. Nukuri iyi nzu nayibonye kwa Perezida wa Repubulika, harya hari wavuze ngo yagiye mu Israel, ngewe ndi kubona narenze mu Israel. Nakandagiye ahantu ngira ngo ni kuri ya nyanja y'ibirahure. Ahubwo abantu bose bahoze bumva radio abona sizi Gikundamvura, nukuri hano turi banyumve, hari inzu y'igitangaza. Ndabwira Bangarambe, abayobozi b'imidugudu,
sinabura kuvuga iyi nzu kuko umuntu ayikandagiramo akagira ngo ni mazi agiye gukandagira kandi atari amazi. Iyi miyoborere myiza n'imitako itatse u Rwanda, Imana igomeze ibibakomereze, ibakubire karindwi kugira ngo mubone ibyo mugomeza kudusagura, duhagarare bwuma, muturi imbere tubari inyuma, haki ya Mungu tugira amahoro. Nitwa Ntawurwenda Elifasi, ndo mu kagari ka Bizu ka Rusenge, nkaba mu murenge wa Jenda, nkaba mu karere ka Nyabihu, nkaba mu ntara y'Uburengerazuba. Nyakubahwa mubyeyi w'igihugu, nahuye n'ikibazo ndarengana kandi mbura amaguru, murareba uko ngana, mbura hepfo mbura haraguru. RDB yaraje inturira mu isambu yubakamo ikigo barindiramo ingagi, bubakira mu myaka yanje narihinze y'ibirayi yari imaze amezi 2. Kuva bakihubaka nakomeje kubaza kugeza n'igihe umuyobozi w'akarere ka Nyabihu yandikiye umuyobozi mukuru wa RDB i Kigali. Uko ndeba ni Kigali narahageze ku Gishushu, ngenda ndaranzira ncumbika ntagira impamba ndagira iki. Okay muzee, nabyumvise. Yego nyakubahwa mubyeyi w'igihugu. Buretse gato. Meya wa Nyabihu yabaraha. Governor ntacyo biziho. Na abantu ba RDB kwanza hari icyo biziho. Amakuru mfite nyakubahwa Perezida wa Repubulika nuko koko Supirwa yari yahaye RDB aho hantu kugira ngo ihubake inzu y'abagarde, ariko kandi RDB yari yaremereye uriya muturage wari ufite imyaka ko azahabwa ingurane kugira ngo abantu abimuhari uko yabanje kwiruka inyuma yabyo muri ziraherezo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uvuze ngo ni bande mwakoranye? Ni Supirwa. Supirwa nta muntu wa Supirwa uri hano? Ashaka kumenya niba hari nawari nawe ngwino mujye hamwe hariya mutubwire. Igira hariya sobanura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu by'ukuri aho hantu hari hagenewe umuturage niwe nyiraho, hanyuma RDB yifuza kuhubaka kubera ko hagombaga ibikorwa bireba ishyamba ry'ibirunga. Noneho kubera ko umuturage w'ibyo avuga nibyo rwose, kubera ko ariko Supirwa abaturage bahinga ibireti badashobora ubwo butaka ngira ngo nta kubera kukundi mbahaye iminsi mike ikibazo mukaba mwagikemuye. Ikibazo ni mwagikemuye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabyumvise kandi turabikora. Ntazongere kubirukanka. Turabyumvise Nyakubahwa Perezida. Muzanamwishyure n'amafaranga yakoresheje abirukanka inyuma bashaka hino. Murakoze Perezida, murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Urakoze mubyeyi w'igihugu nyakubahwa Perezida w'agahora mu ngoma. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kumpa ijambo. Nitwa Munyaneza Ramazane,
abantuye mu murenge wa Ntongo akarere ka Ruhango akagari ka Kebero umudugudu wa Cyeru. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nagira ngo mu ndenganiro akarengane natewe n'uwo murenge wa Ntongwe n'akarere ka Ruhango. Umurenge wa Ntongo bashatse kubaka inyubako nshya babura aho bayishyira kuko nta butaka bari bafite, baranyegera bansaba ubutaka ndabubaha, tugirana amasezerano y'ingurane ko bazampa ubundi butaka. Ubwo hari ubw'igihumbi 1926. Hanyuma reka nawe nkorohereza, icyabaye nuko batwaye ubutaka bwawe ntibaguha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika bampaye ingurane ariko bayimpa mu kabande. Itegeko rigenga ubutaka risohoka ryerekana ko hamwe bampaye naho hasubiye mu kwa leta. Ubwo no kuvuga ko ntaho baguhaye? Ntaho. Nicyo bivuze. No kuvuga ngo guhera icyo gihe nyuma yaho narirutse banza wumve. Aho bari baguhaye leta yarahatwaye, ubwo no kuvuga ngo yarahatwaye. Hakurikiye iki? Ku murenge kugira ngo mbasabe ko bampa ahandi hantu ntazitirwa n'itegeko. Kugeza ubu ntibarahaguha? Ku murenge birananirana, njye no ku karere birananirana. Nyakubahwa hari n'igihe nagiye no ku Muvunyi. Binanirana bavuga ngo iki? Nanjye nta busobanuro bampaga, barambwiraga ejo akabazo turagakemura. None reba imyaka igihe ishiriye kuva itegeko risohotse. Abayobozi hano bakizi ni bande? Guverineri ntabwo akizi, meya uwo ari we wese, meya, vice, abandi dusobanurire mu magambo make tugirire vuba. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibyo avuga nibyo ntabwo ari byo? Ibyo avuga nibyo, ikibazo cye twaracyakiriye kandi turakizi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyo nshaka kumva mukivane mu nzira vuba kirangiye rwose turagikura mu nzira. Iyo biza kuba hari ikindi cyihishe inyuma tutumva, ariko niba wemera ngo nicyo rwose turabyemera, ibyo avuze ni vuba birangire mumuhe, cyangwa se mumusubize ahantu he. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho kumuha twarahabonye rwose n'ingurane ye turi mu gukora ibyangombwa by'ubutaka kugira ngo ubutaka bwa leta bumwandikweho. Urabona birinze bigera uyu munsi atabizi, niyo mpamvu yaje kugira. Utwihutishirize kive mu nzira vuba, sibyo? Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Uraba utugiriye neza. Ngaho wabyumvise? Nabyumvise, ariko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika nari nagize n'ibindi byishimo. Ni amahirwe cyane kugira ngo uko ngana uku nguku mbe nkureba n'amaso yanjye. Mu izina ry'Imana ishobora byose, amaboko yanjye ntiyabasha kugeraho, ariko mu ijwi ry'Imana rihagere. Imana yonyine igufashe. Urakoze cyane. Utunganyiriza abanyarwanda nk'uko wabyemeje. Witwa nde? Nitwa Mukamurara Sarayi, rutse mu murenge wa Mukingo, akagari Kangwa. Ndishimye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo mwategeza kuza kudusura. Imana yabikoze, yabashoreye, ibagejeje hano. Imana ihabwa icyubahiro kandi ibaha umugisha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabashima cyane byimazeyo ko mwaguye ubwenge bwanjye, mukaba mubona ko ndi umugore ubereye u Rwanda, uhagarara imbere y'abaturage n'imbere yawe nkabasha kuvuga ijambo rikomeye. Imana ibampera umugisha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, njyewe ntabwo nabashije kwiga, nubwo mubona aho ngejeje wagira ngo nize kaminuza, kubera ko naratsinze ndi mu wa gatandatu, ngiye nsanga bansibye ndagaruka siniga ubwo ngubwo. Ubwo ni ryari? Muri 72 sinajya kwiga, ariko ngeza ko imibonano myiza. Bagusibira iki? Ntabwo mbizi, baza sinemerewe, simbizi ubwo ngubwo nuko byagiye. Ariko kubera imibereho yanyu myiza, ubumenyi mungejeho no gutinyuka,
ubu mfite abana bize kaminuza kubera imiyoborere yanyu myiza abana babiri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, natinyutse kujya kubumba amategura imirimo ikorwa n'abagabo, njyamo nkwika amategura nabanjirijeho 1000 mbona 25,000. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho ngeze ubu ngubu ndatwika itanura ry'5,000 nkatwika na kariyeri y'amatafari kubera imiyoborere yanyu myiza yatumye ntinyuka munyagura mu bwenge burakura mugira ngo harimo kaminuza mu mutwe wanjye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubi wanjye hari televiziyo aho ugiye hose mba nkureba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mfite inka ebyiri kubera imiyoborere yanyu myiza n'inyana zazo ubwo nenye. Nyakubahwa, uwe ni imiyoborere yanyu myiza ituma mpasha guhagara ahangaha. Mfite imyaka 52 ariko wagira ngo mfite 45. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mfite n'abandi bana bari kwiga muri Nyanza Technical School bageze mu wa 5. Urumva ko n'agafaransa ngerageza kukavuga cyane kubera mwebwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbashimiye ubwenge mwashyizemo magaza handi umujyanama w'ubuzima. Ngewe nzi gutera urushinge, mboneza urubyaro nkoresheje depo perivara. Urumva n'agafaransa n'ibinini bya mikorojino ndetse na uvurete. Ngenzi kuvura abana nkoresheje pirimo, hondo na tuku kuva ku bana b'imyaka kugeza ku bana b'imyaka munsi y'imyaka 5 amezi 59. Abo bana bose kubera ibintu mwamuguye kubera ubuyobozi bwanyu bwiza. Yes, twongere tubashimire kandi tunabasuhuza tubifuriza kugira umunsi mwiza, cyane cyane yuko ngewe ikinzanya hano naho ari ukubashimira kubw'impunga yanyu. Support yanyu ndayibona cyane, abanyandikira message muri comment. Nagira ngo mbashimire mbabwira ko muri abagaciro mwabanye natwe mu biganiro cyangwa se mu mavideo twagiye dushyiraho. Tugira ngo tubashimire cyane rwose mukomeza gutera inkunga umuyoboro wacu wa YouTube wa Ndi Umunyarwanda TV. Nkomeza kubararikira gukora subscribe, gushyiraho comment no gukanda like kugira ngo ibi biganiro byacu cyangwa izi video zigere ku bantu benshi. Tugerageze gushimangira ubumwe bwacu, urukundo dukunda igihugu cyacu, dukunda umuyobozi wacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ejo ku cyumweru tariki 16 nibwo azagirana ikiganiro n'abaturage muri Beka Arena. Ikiganiro cyagombaga kubera Gahanga kikaza kwimurirwa muri Beka Arena kubera ibibazo by'imvura cyangwa se ikirere kitameze neza kubera ibihe by'imvura. Ndabashimiye mukomeze mugumane natwe, turabakunda kandi murakoze kudushyikira. Umunsi mwiza. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.